Ya mwaka wabaye muremure ntago twari tuzi kuzagira amezi 12 twumva kuzagira nka 20 cyangwa nka 30 kubera ibibazo bikomeye wabayemo ariko ndashima umwami Imana ko yabaye mu ruhande rwacu nubwo bitari byoroshye isi nibiyuzuye n'ibyayo nawe uruw'Imana uruwayo niba uruwayo se ubwo itimanye umwana wayo ikamudangwa tumenera amaraso izakwima ibyo byose izakwima uwo mugabo ushaka izakwima urwo rubyaro ushaka izakwima ubwo bukira ushaka izakwima nta na kimwe izakwima kuko Imana yacu ni umutunzi kandi ikindi ni Imana itari wabaye hafi y'Imana ntiyagira icyo gukorera ahubwo dore ikintu gituma abakozi abantu b'Imana musigaye mwita abakozi b'Imana abantu babateka mutwe cyangwa abantu bavuga mwuka wera atavuze nuko umukozi w'Imana mwuka wera mukorera makakubwira ngo Imana igukoreye ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe hano kuri Prophete Ezekiel TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe dutangiye umwaka mushya dushoje wa 2024 twizera ko mumeze neza tubashimira cyane mwebwe mwagiye mubana natwe umunsi ku munsi mwagiye mubana natwe hano kuri Prophete Ezekiel TV mwagiye mutwandikira muri comment mukadutera courage muri abantu b'ingenzi cyane Imana ibaho umugisha tubifurije rero intangiro z'umwaka nziza twizera ko mwanasoje umwaka wa 2024 neza tubasabiye umugisha nkuko mubibona rero njyewe nitwa Depiwa nkuko mubibona imbere ya kamera za Prophete Ezekiel TV muri kuhabona umutumirwa na umeze neza cyane aje mu mwaka mushya aje mu mavuta mashya aje yishimye aje ameze neza reka rero tumwakire turakwakiriye kuri Prophete Ezekiel TV mbere na mbere umwaka mushya muhire twizera ko wasoje umwaka mushya umwaka wa 2024 ushaje amahoro nubwo bitagenze neza ariko kuba turi kumwe uyu munsi na mashimwe turakwakiriye muri 2025 kuri kamera za Prophete Ezekiel TV kuri urakoze cyane amen urakoze nawe umwaka mushyashya uzakubera umwaka w'ibyiza kandi uzakubera umwaka wo kwemererwamo n'Imana ndetse n'iterambere umeze ute rero meze neza ndashima Imana ni amahoro masa ni byiza cyane ariko hari ibintu njya ndeba nkabona rwose kuntu umwaka wa 2024 wagenze tukaba twarawusoje uyu munsi tukaba twicaye mu mwaka wa 2025 ni amashimwe akomeye cyane ni amashimwe mbere na mbere reka mbanze nshima Imana yabanye natwe muri uriya mwaka ya mwaka wabaye muremure ntago twari tuzi kuzagira amezi 12 twumva kuzagira nka 20 cyangwa nka 30 kubera ibibazo bikomeye wabayemo ariko ndashima umwami Imana ko yabaye mu ruhande rwacu nubwo bitari byoroshye akawuturenze uyu munsi nyamuneka uyu munsi umuntu ukandagiye muri 2025 yego niba utari wanashima Imana birakwiye ko washima Imana kuko uriya mwaka Mana twari tuzi ko nta muntu uzawurenga twebwe rero kuba twarawurenze cyangwa wowe kuba warawurenze haleluya ntacyo twatanze ngo dukunde turabe shima iyo Mana aho uri uzizamurire umva ikiganza n'amaboko uvuga uti Mana warakoze kuko unyambukije uriya mwaka Imana yabaye Imana mu ruhande rwawe no mu ruhande rwanjye twarayibonye 2025 n'ukuri Imana uhabwe icyubahiro ko tugejeje muri uno mwaka nge ntago nari nzi ko nzawugeramo nta cyizere cyari gikeya nari ngifite data wa twese niyo mpamvu ndi kumushima aho kubwanjye byari byaraburangiye ni byiza cyane impamvu tuba tubigarutseho buriya mbere ya byose umuntu aba agomba gushima Imana nanjye nigeze muri uyu mwaka ushize nageze mu bitaro ahantu ntago nagiyemo ndwaye ariko nagiyemo ngiye kureba urwariyemo nongera kwitegereza ndeba ukuntu abantu baba bameze baryamye ku bitanda bari iruhande rwabo hateretse ya magaze y'imyuka ndavuga nti njyewe ndinde kuba ntari hano hantu ndinde kuba ntakibukwa kuri iyi si ibyo ngibyo rero byose umuntu akaba bishimira Imana kuba yarambutse akagera mu mwaka wa 2025 uyu mwaka rero ni amashimwe gusa ni amashimwe gusa ntago ndigwa mvuga byinshi ahubwo ndi kubona rwose ufite ikintu ushaka kutubwira ubwuzu ni bwose ndagira ngo tuguhe umwanya dutangirane n'isengesho hanyuma iryo jambo uritugezeho by'umwihariko riraba rikubiyemo amashimwe
gushima Imana ko Imana yabanye natwe muri 2024 ndetse tukaba tugeze muri 2025. Reka nguhe umwanya na wundi utaragize amahirwe yo kuba yarageze mu nzu y'Imana ngo abashe gusenga Imana kuri bonane cyangwa se ku itariki ya mbere y'umwaka ngo agiye gushima Imana, udufashe nawe abashe kuba yashima Imana, abashe kuba yakwegerana n'Imana muri uyu mwaka cyangwa se kuri aya masaha hano kuri Prophet Ezekiel TV. Tangira n'isengesho, karibu. Kadusenge. Amen. Imana nziza, Imana ikiranuka muri byose, se umwami wacu Yesu Kristo, twemereye twongere tugushime, twongere tuguhimbaze. Watubereye Imana, watubereye umutabazi, twabonye ukuboko kwawe, wagendanye natwe ndetse waraturinze, ntabwo twapfuye, nuhabwa icyubahiro. Amen. Aka kanya nyakubahwa Imana, turi muri 2025, ushimwe ko waturengeje 2024, ntabwo byari byoroshye, ariko wagaragaje gukomera kwawe, wagaragaje imbabazi zawe, ugaragaza imbaraga zawe, ugaragaza urukundo rwawe. Dushubije amaso inyuma tukareba uriya mwaka, tukuramburiye amaboko, habwa icyubahiro. Amen. Ndagushimye, ndaguhimbaje, ushobora byose, witwa ndeho kandi uzahoraho ibihe byose. Ndakwinginze ngo kano kanya tugiye kwinjiramo k'ijambo muri uyu mwaka wa 2025, ubu umwanya mwiza wo gufata intego, ubu umwanya mwiza wo gufata imbaraga, ubu umwanya mwiza wo gufata icyemezo byo kubasha kugukurikira no kugukorera, kuko twabonye neza yuko abagendanye nawe, ababanye nawe, abo babaye amahoro. Amen. Uwiteka rero komeza uturinde, tuguhaye karibu. Mwuka wera tuguhaye karibu, bana natwe muri kino kiganiro tugiye gutambutsa ijambo ryawe papa. Reka ubwawe ari wowe uza uba umuyobozi, kuko njyewe ndi umuntu, ndi inyama n'amaraso ndetse ndi ikibumbano mu ntoke zawe, ariko wowe ushobora byose. Ndetse ni nawe uzi ikimitima cyangwa amatwi azumva iri jambo ashaka. Reka wowe umanuke uzutegure, kandi nge nasame wowe uvuge, kugira ngo mbure ubundi wivuganiye n'ubwoko bwawe. Amen. Turagushimye, turaguhimbaje. Uracyari Imana ivuga bikaba, uracyari Imana itegeka bigakomera. Ntabwo na rimwe twaguhamagaye ngo tukubure, n'ubu twizeye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu rero. Imana nishimwe cyane. Ndabanje ndabashuhuje bantu mukurikira TV Ezekiel. Yesu abahereza umugisha. Abakunzi bacu bakristo bavandimwe, ndabaramukije kandi mbifurije umwaka mushyashya muhire. Uwiteka azabe mu ruhande rwanyu, Uwiteka azabagirire neza. Ibyananiranye cyangwa ibyagoranye muri 2024, reka nkubwire ngo uyu mwaka Uwiteka azarushya imisonga, maze nawe aguhereze guseka cyangwa aguhereze kwishima. Aka kanya nzanye ijambo ry'Imana, cyangwa nkuzaniye impamba y'urugendo yuzagenderaho uhereye muri uku kwezi kwa mbere ukageza mu kwa 12, kugira ngo izabashe kugusindagiza, kugira ngo nawe uzabashe kubona ukuboko kw'Imana, uzabashe kugendana n'Imana, uzabashe kubona ubwiza bw'Imana, uzabashe kumva ijwi ry'Imana. Yesu nakumpera umugisha. Nago nazanye amagambo menshi, nkuzaniye amagambo make cyane, ariko amagambo yuzuyemo ubwenge cyangwa yuzuye kugukomeza, yuzuye intege cyane, ko ari impamba Imana yampaye kugira ngo nguhereze ibashe kuzaguherekeza no kuzagendana nawe muri uyu mwaka wa 2025. Reka dutangirane dusomana ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 24 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Uwo ni umurongo wa mbere gusa turi busome. Tumanuke twigire hepfo kuri 25 nanone umurongo wa mbere, haravuga ngo Uwiteka ni wowe nshuririra umutima wanjye. Tumanuke hepfo kuri 3 haravuga ngo siko bizaba mu bategereza, nta uzakorwa n'isoni. Nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu isezerano, ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Yesu nakugirire neza. Uwiteka aje kuvugana nawe
wowe udukurikira kuri TV Ezekiel, arakubwiye ngo isi n'ibiyuzuye n'ibye. Aje kukubwira ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyiwe. Amafaranga ni ay'Uwiteka, ubuzima ni ubw'Uwiteka, ibyishimo ni iby'Uwiteka, amahoro ni ay'Uwiteka, urubyaro ni urw'Uwiteka. Umva, buri kintu cyose ni icy'Uwiteka. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, kubera ko numara kumwikoreza urugendo rwawe cyangwa ukamubwira amaganya yawe, ukamubwira ibibazo byawe, azakusubiza kandi azagusubiza kubw'icyo wamuganiye, ntago azakureka, kuko amajije kukubwira ko isi n'ibiyuzuye ari ibye. Hano ndavugana nawe mukobwa wategereje imyaka myinshi, none igeze 2025, ntago wari wabona umugabo, none Imana irakubwiye ngo isi n'ibiyuzuye ni ibyabo. Muri ibyo biyuzuye n'abasore n'abayo, ahubwo yibwire ngo kubera ko amajije kumenya ko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe, mereza umugabo kandi uyibisabe uciye bugufi, kandi wizeye ko imbaraga z'Imana zikora kandi ko Imana isubiza. Niba muri 2024 uvuye muri ufite ubukene, pfuka mubwira Imana, uyibwire ngo amajije kumenya neza ko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe, nanjye gira uko ungenza, ndemera. Amina. Niba abantu baremera abandi, kuki Imana yitakuremera? Ariko Imana irakuremera, ahubwo ntabwo tuzi uburyo tubasha kwegera gusaba Imana. Abantu ntabwo bari bamenya gusaba Imana, ntabwo wari wamenya uburyo ubasha gusabana n'Imana ngo uyisabe. Ese niba ujya gusaba umuntu bikagusaba kubanza kwiga amayeri kugerageza, ugira ngo ku Mana uzagenda uvuga ngo bimpe? Nayo birasaba ngo uyiterete, uyegere uyiterete, usenga ukubita amavi hasi, urire. Reka nkubwire, niba usoma Bibiliya, turabizi neza ko mu bantu bakunzwe n'Uwiteka Imana, Dawidi ari we muntu wa mbere. Ariko nanone no mu bantu bakoze ibyaha, Dawidi ni we wari muntu wa mbere. Ariko nubwo yakoraga ibyaha, Dawidi yari afite ibanga rusha abandi, yari azi guca bugufi, yari azi gucinya inkoro ku Imana, bikarangira Imana ibonye ko ari ikigoryi cyayo, ikavuga ngo ndakubabariye kandi ndanagukunda. Sibyo? Ariko reka mureke twigira ku birenge by'abatubanjirije. Ariko igira ku birenge by'abatubanjirije. Icyambere nakubwira, fata Bibiliya usome. Reka kujya utahira ijambo ubwirwa ku cyumweru na pasiteri, ureke kujya utahira ku wa gatatu mwagiye mu cyumba, nawe ubwawe ufate Bibiliya usome. Numara gusoma bizaguha umurongo w'uko wabasha kubana n'Imana, umurongo w'uko wabasha kuba inshuti n'Imana. Hano Imana irakubwiye ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyayo, nawe uri uw'Imana, uri uwayo. Niba uri uwayo se, ubwo itimanya umwana wayo ikamuduha ngo atumenera amaraso, izakwima ibyo byose. Izakwima uwo mugabo ushaka, izakwima urwo rubyaro ushaka, izakwima ubwo bukire ushaka, izakwima nta na kimwe izakwima, kuko Imana yacu ni umutunzi, kandi ikindi ni Imana itanga. Imana izabiguha. Twasomye ngo hano kuri 25 niho nishakira kukubwira ngo Uwiteka ni we nshurira umutima wanjye. Curira umutima imbere y'Imana, jya imbere y'Imana uciye bugufi, jya imbere y'Imana wambaye ubusa. Kera barakuragamo bakambara ibigunira, bamara kwambara ibigunira bakitera umukungugu, bakitera ivu, bakajya imbere y'Imana bagasenga. Bagasenga, Imana ikareba ku mubabaro wabo, Imana ikareba uburyo bazanye umutima wabo n'umubiri wabo, yarangiza ikabasubiza. None ahangaha nanjye nje kukubwira ngo uwo mutima wawe wicururire Uwiteka. Wivuga ngo benshi ubwo uraje utangire ngo igihe nayisengeye ntago nashubijwe, ngo igihe nabereye ngo barambwiye ntabyo nabonye. Reka nkubwire, barabikubwiye urangije urabirinda urabikurikiza. Barabikubwiye urangije uragenda ufata igihe cyo kubisengera, ufata iminsi 2, uravuga uti Mana wambwiye ko ugiye kumpa umugabo, noneho reka nzi imbere yawe nsenge amasengesho y'umunsi 1 cyangwa 2, unyereke uwo mugabo uwo ari we, umunzanire. Wabwiye Imana ngo munzanire, ntiyamuzana. Wabaye hafi y'Imana ntiyagira icyo gukorera. Ahubwo dore ikintu gituma abantu b'Imana musigaye mwita abakozi b'Imana abantu babateka mutwe, cyangwa abantu bavuga Mwuka Wera atavuze. Nuko umukozi w'Imana Mwuka Wera mukorera akakubwira ngo Imana igukoreye ubukwe, warangiza ukabita ukagenda uririmba ngo Imana inkoreye ubukwe.
fata igihe ubaze Imana ngo Mana kwambwiye ngo uzankorera ubukwe nkaba nta mugabo mfite, umugabo ari hehe, azava he, bizagenda bite? Ibyo ntabwo uzagenda usakuza ngo ugire, uzafata igihe cyo kuba hafi y'Imana, nurangiza uyibaze uti kwambwiye biriya bimeze bite, bizaca mu zihe nzira? Ahubwo iyo ikubwiye ibyo ntabwo ibikuhaye igihe cyo kudamarara, ibiguhaye umukoro wo kuba hafi yayo kugira ngo usenge bya bindi yakubwiye igire gute, ibisohoze. Urumva Imana hariya hepfo ku murongo wa 3 yavuze ngo siko bizaba mu bategereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu niba bazakorwa n'isoni. Urumva, rindiriraho ngaho, niba uzi kuri mu mwanya gumamo, wisubira inyuma, reka nkubwire witinya. Ndabizi duhura n'intambara, urumva, duhura n'intambara hariya mu mbere, ariko izo ntambara ziguca intege. Duhura n'intambara hariya mu kirambi, izo ntambara ziguca intege. Rindira, witinya umuntu, reka nkubwire, rindira Uwiteka, aho ngaho niho azagusubiriza. Nuva mu masezerano ari nta mpamvu, nta deni Imana izabigusigayemo, kuko aho yakubwiriye naho yagusezeranirije uzaba wahavuye wahimutse kubera ubwoba bwawe. Wikwemera ubwoba bwawe rero butuma udasubizwa. 2025 hafi y'Imana, egera Imana mu bundi buryo. Niba koko wasengaga, hindura uburyo wasengaga ariko maze ndebe ko uzaza uvuga ngo narasenze sinasubizwa. 2025 niyo guhindura imisengere, 2025 niyo guhindukira tukareba ivure. Hezekiya ngo atumweho umuhanuzi ngo aramubwira ngo Imana iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ko agiye gutanga, atangira arage. Hezekiya arangije yibuka ko yajyaga asenga Imana mu kuri no mu mwuka, yibuka ko yajyaga atinya Imana ndetse agakorera abantu Imana yamuhaye neza. Arahindukira areba ivure, arangije ngo ararira, atangira kwibutsa Uwiteka imirimo. None ahangaha n'iki wakwibutsa Uwiteka Imana? Niba hari icyo wakoze, mwibutse mubwire uti nanjye nyishura kubw'iki nakoze, nyishura kubw'iyi mirimo nakoze, ngirira neza kubw'ibi ngibi. Kandi nongize ubibwire ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Iyo ngiyo ni inzira cyangwa ni impamba nkuzaniye izagufasha kugenda muri uno mwaka wa 2025. Reka nanone twigire 31, turacyari muri Zaburi 37, sorry, umurongo ni wa 5. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Haleluya! 2025 ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. 2025 ineka nkubwire, iga kubana n'Imana mu buryo budasanzwe, iga gusabana n'Imana mu bundi buryo, iga uburyo wabana n'Imana bitandukanye nuko wabanye nayo muri 2024. Haleluya! Iga uburyo yikoreze urugendo rwawe. Niba ari ibikugoye, pfuka muyibwire ngo Mana bino birandemereye, ndetse kino gikombe nago nabasha kukinyweraho, ariko ndakubwiye inginze bari wowe ugira kubigenza, izazigira kubigenza. Amena. Imana ntago izakureka, Imana ntago izagusiga, izakugirira neza. Iga kwikoreza Uwiteka urugendo rwawe. Hano niko ikubwiye 2025 utangiranye n'ijambo cyangwa se n'ubuhanuzi bukubwira ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, ibintu byawe byose bizagenda neza. Yesu nakumera umugisha, Yesu nakugirire neza. Uyu munsi wowe uzumva ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana yakoherereje cyangwa ukumva uyu muburo, nzi yuko ugiye kwakira ibitangaza muri wowe, ugiye kwakira umugisha muri wowe, ugiye kwakira ibyo wari warasezeranijwe imyaka yose bitatambutse. Uyu mwaka Uwiteka arabikuzaniye. Bamaso kugira ngo amasezerano yawe asohore, bamaso kugira ngo ibyo Uwiteka Imana yavuganye nawe bikugereho. Haleluya! Imana nikugirire neza. Gendera muri izi Zaburi, nurangiza ugendere kuri umurongo wa 5, wikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ibyawe bizaba amahoro. Ndabakunda. Yesu abagirire neza. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Reka dusoze dusenga. Turagushimye Uwiteka Imana nziza. Haleluya! Turaguhimbaje wowe rakandukiranuka. Turagushimye kubera ko uduhaye impamba cyangwa uduhaye ibanga tuzagenderaho muri uyu mwaka wa 2025.
Haleluya. Uratubwiye ngo iby'isi byose niwe wabiremye kandi ni ibyawe. Ibyo bishatse kuvuga ko utubwiye ko uzabiduha, kandi ndabizi neza ubwo waduhaye umwana wawe nta wundi ufite, nta wundi wirengeje, ntabwo ibyo uzabitwima kuko umaze kutwibwira ko ari ibyawe. Arangije uratubwira ngo nitukwikoreze urugendo rwacu, turukwikorere wowe ubwawe. Bivuze ngo wemeye kutuyobora, wemeye kugendana natwe. Haleluya, nushimwe. Wemeye gukorana natwe. Haleluya, ndagushimye, ndakunezerewe. Urangije kandi uduha umuburo ngo keretse abazava mu isezerano nta mpamvu nibo batazigira bagira icyo bakubaza. Turagushimye rero, turakunezere kubwira ijambo duhaye, turagushimye kubw'ubuhanuzi duhaye, turagushimye kubw'izi imbaraga twongeyemo papa. Ndagushimye, ugira neza bugacya bukira. Sengeye buri mutima wose cyangwa buri muntu wese uzumvira ijambo, reka data rizabe rishyashya mu matwi ye, kandi rizatume yongera gufata ingamba zo kubana nawe mu bundi buryo, bizatuma ahindukira ivure, bizatume yongera kumva ko agomba guhindura uburyo yasengagamo, uburyo yabanagamo nawe, uburyo yagukundaga. Reka buziyongere kugira ngo nawe uzasohoza icyo wamuvuzeho. Urakoze, uri Imana nzima, kandi urakoze kuko udukunda ukatwitaho. Ni mu izina ryawe ryera. Amena, amena, amena. Amen. Urakoze cyane, urakoze cyane ku butumwa bwiza utugejejeho. Nta bindi ndaza kongeraho, ahubwo reka ngushimire cyane. Imana iguha umugisha. Ndizera ko n'udukurikiye nawe akuyemo ibye. Ndizera ko nawe hari icyo abashije kuba yasobanukirwa, ariko bitihise ashobora no kutwandikira muri comment, hanyuma tukaba twabona ibyifuzo byanyu nibyo tugenderaho. Reka ngushimire cyane, urakoze. Murakoze namwe. Imana iguha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, turizera ko n'ubutaha uzaboneka. Nzaba mpari rwose. Kandi dukomeje kwifuriza umwaka mushya muhire. Murakoze cyane. N'abadukurikiye mwese umwaka mushya muhire. Imana iduhana umugisha. Ndabashimiye cyane. Nge nari The Pure. Mukore subscribe kuri Prophet Ezekiel TV, ahasigaye tujye tubana 5 kuri 5. Murakoze cyane. Yesu abahereza umugisha.